komeza kugubwa neza aho uherereye hose ndetse ukomeze no kugira ibihe byiza. Nkuko musanzwe mumenyereye company yacu yitwa Nzuri Business Group Limited, tuba tugufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Uramutse kandi ufite icyo ushaka kugurisha watugana, nabyo turabikora tukagufasha kubona abakiriya mu gihe gitoya kandi mutungo wawe ukagurishwa nta kibazo. Uyu munsi rero tugufitiye inzu nziza cyane igurishwa, iherereye Kimironko, aho abantu benshi bazi nko kwa Nayinzira mu mudugudu wo kwa Sekimondo. Iyi nzu ifite parking ihagije, ikagira jardin nziza cyane nkuko muri kubireba ku mashusho. Ifite ibyumba bitatu binini ndetse ikagira na toilette eshatu, ifite salon ndetse na salle à manger. Iyi nzu kandi ifite cuisine nziza ndetse ikaba ifite na stock. Si ibyo gusa, iyi nzu ifite na annex nziza. Ikindi kandi cyiza cyane cyangwa se cyakarusho kuri iyi nzu yubakishije amatafari ahiye yose. Igiciro cyayo ni miliyoni 47, ariko zishobora no kuganirwaho. Uramutse wayishimye cyangwa ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu, ntabwo bigoye, ushobora kuduhamagara kuri 0788 48 667 cyangwa se ukaduhamagara kuri 07 8230123. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera ni hano ku Muhima, hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha. Neza ugeze kuri feruje zo ku Muhima uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Aho ngaho niho dukorera, ukaza tukakubwira byinshi ndetse tukakwereka n'imitungo myinshi tugiye dufite. Ushobora kandi no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube, wanditse Nzuri Market. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu ariyo www.nzuri.rw. Nzuri Business Group Limited ni kaze wowe ushaka service zacu, haba ushaka kugurisha cyangwa se ushaka ko tumurangira ibyo agura, yaba inzu cyangwa se n'umutungo wose utimukanwa. Ni kaze cyane muri Nzuri Business Group Limited.